Amahoro bakundwa abadukurikira kuri channel Mulenge Top TV. Kadusome no jambo riri mu Efeso igice cya 6 n'umurongo wa 10. Ngo bisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeke isi y'umwijima, imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagara mudatsinzwe. Mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icuma kingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro mubiteguza, kandi kigeretse byose mutware kwizera nk'ingabo, aribwo muzabasha kuzimya imyambi yose yaka umuriro, yawa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza kab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo ijambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Amen. Tugiye kuganira mu mwanya mutoya rino jambo riri mu Efeso, Pawulo yandika aba Efeso. Aya magambo dusomye ari mu gice cya 6. Ikintu rero gifasha tureba ijambo ry'Imana, ntabwo umuntu yafata nk'iverse imwe cyangwa chapitre imwe ngo ituye ubusobanuro, ahubwo ugomba kureba ayandi magambo yose yabanjirije, cyangwa se kino gitabo ico kivuga nico cigisha, kugira ngo bibashe kugira bivugwe bikurikiranye n'umwimerere cyangwa se icyerekezo cy'ico ijambo ritwereka. Rimwe na rimwe umuntu afashe verse imwe ugahita ubusobanuro ko wumva ushobora kwigisha ibintu bitari ukuri. Kiki gice abantu bazagisoma bakakuramo gutakaza agakiza, kandi hano Pawulo nta gutakaza agakiza yavuzemo. So nuko ni ibintu biri mu bitekerezo bye, akaba aribwo bisobanuro atanga kuko niko yumva. Ariko mu by'ukuri tuvuze tubisubiye inyuma bukeya turebe no jambo, reka mvuga amagambo mu gakiza. Agakiza niki? Agakiza no kurokorwa mu kaga. Bakoresha ijambo ryo mu Kigiriki kubiza Bibiliya soteria. Soteria mbese no gukurwa mu kaga. No gukurwa mu kaga. Cyangwa se nanone bakoresha n'indi twa sozo nako nuko gukira. Urugero abe ni umuntu yararwaye cyangwa se yarari muri danger agakira, nari bakoresha iyo jambo. None yose n'amagambo agenda akoreshwa. Rero agakiza tuvuga ngo agakiza twarakabonye cyangwa twaragahawe, niki twakize akaga kiteka, ariko kurimbuka kwiteka. Bihamanye n'ijambo Yesu yavuze muze kurivuga kenshi ryiza rizarinkora ku mutima, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 5:23. Yesu arabanga umuntu unyizera ngo afite ubugingo buhoraho. Kuvuga ngo abakristo tugire kumenya ko dufite ubugingo buhoraho. Cya kabiri ngo ntuzakirwa iteka. Ukirwa iteka no kuryozwa ibyaha, nta rubanza rw'ibyaha kandi kuko wizeye Yesu. Kindi ngo abamaze kuva mu rufageze mu bugingo. Uwizeye umwami Yesu abamaze kuva mu rufageze mu bugingo. Imibereho yacu hano ku isi ya Kristo twarizeye, nuvuga ngo tuba turi mu bugingo. Ubugingo buhoraho ntabwo tubutegereje umunsi Yesu azagaruka cyangwa umunsi tuzafa. Agakiza ntitugategereje kuzafa kwacu, kuko urupfu rwacu sirwo ruzadukiza urupfu rw'umwami rwadukijije. Urupfu rwacu tuzafa sirwo ruzadukiza urupfu rw'umwami rwadukijije. Cyo ni ikintu dukwiriye gusobanukirwa naco rero. Nuvuga ngo wakiriye Yesu, twakiriye agakiza, twarakijijwe. Reka mvuga ibyo duhabwa mu gakiza iyo twakiriye Yesu. Iyo twakiriye Yesu tuba duhindutse abana b'Imana. Yohana 1:12. Cyakora bamwe bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyo twizeye Yesu tuba twakiye kubarirwa kwiteka. Abayiburayo 10:17, Abayiburayo 8:12. Hazagaragaza ngo nzababarira gukiranirwa kwabo kandi byabo n'ibicumuro sinzabyibuka ukundi. Ubwo n'ubuhanuzi bwanuwe na Yeremiya ahavuga isezerano bishe.
bitandukanye n'isezerano rya kera. Isezerano rya kera nta kubabarirwa kw'ibyaha bari bafite. Ni ukuvuga ngo buri mwaka bahoraga batamba ibitambo ku mwaka utashe, kandi ibyo bitambo ntibyakuragaho, byaratwikiraga. Ni ibitambo ni byinshi kandi bihora bitambwa, kandi nanone bikaba bitobasha gukuraho bitwikira. Naho igitambo cya Yesu ni kimwe kandi kikaba gihagisha iteka ryose, kandi ntigitwikire kigakuraho. Niko Yohana yabivuze 1:29 ubutumwa bwiza bwa Yohana, ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, apana utwikira, ukuraho ibyaha by'abari mu isi. So bivuga yuko iyo twakiriye Yesu tuba twakiriye kubabarirwa kwiteka. Ijambo abantu benshi bakunze kuryikanga ngo none ngo kuriya mushatse kuvuga ko twababariwe. Bamwe bakavuga ngo twababariwe mu byahise. Ibyahise se nibi nibizaza nta uzaza kubipfira, nta wundi Yesu dufite uzaza kubipfira ibizaza. Kandi Yesu ntiyapfiriye abariho mu gihe ciwe, ni ukuvuga ngo n'abazaza n'ikizazi kizavuka nyuma yacu, abazizera Yesu. Ni ukuvuga ngo cya gitambo cya Yesu Kristo afite garanti kuzogeza ku kizazi ca nyuma Kristo agarutse. Urumva rero ni igitambo kimwe cy'iteka. Uwizeye aba yinjiye muri iyo systeme mvuga iyo kubabarirwa kw'iteka muri Kristo Yesu. So uwizeye Yesu yarababariwe ibyaha byose, niyo mpamvu atazorimbuka. Niko wanditse mu Baheburayo bavuga isezerano urisha. Uba ataryemera byawesa nkaho wizeye cya gitambo c'inyamaswa, naco kidatwikira, naco kidakuraho gitwikira. Sore abantu benshi kutamenya basuzuguye izina rya Yesu kubera ko batizera kubabarirwa kw'iteka. Ibyo nizo duhabwa muri Kristo. Duhinduka abana b'Imana, twakira kubabarirwa kw'ibyaha, duhinduka abakiranutsi. Abakorinto ba 2:5-21, mutarigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke kukiranuka kw'Imana. Ni henshi Abaroma 10:4, Kristo niwe amateka asoreraho kandi niwe uheshuza wese ukiranuka. Nuvuga ngo wizera Yesu Kristo amateka ntacu bakimuryoza cyangwa muziza ngo ntafite ukiranuka. No, niwe amateka asoreraho kandi niwe uheshuza wese ukiranuka. Wizeye Yesu aba afite gukiranuka. Nuvuga ngo ubwo Yesu azaza tuzatunguka imbere y'amaso idufite gukiranuka kwa Yesu. Niyo mpamvu dufite confidence ko tuzaja mu ijuru. Suko ku bwacu turi abakiranutsi, ahubwo nuko twizeye Yesu duhinduka abakiranutsi. Iyo ni Bibiliya bivuga. Nanone mu Baroma 3:20 guhera kuri 20 ukazogeza kuri 26 hagaragaza ngo hariho gukiranuka kw'Imana kwashuse. Hagaragaza ko bose bakoze ibyaha, abari mu isi bose bakoze ibyaha tibashikira gukiranuka kw'Imana. Wahubwo batsindishizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo. Ubuntu si icyago cyateye, ubuntu n'agakiza kakomoka muri Kristo. Ubuntu ni icyiza Imana yatuzaniye kugira ngo tubashe gushikira Imana. Bwana sifiwe. So ubuntu si igitusi. Niko biri bigaragaza ba Paulo babivuga, yadukirishije ubuntu bwayo. Ubuntu si theology yaje, ubuntu si inyigisho zaje kera, nizo dusoma intumwa zasize zivuze. Rero reka kwilimita kuzo wari usanzwe uzi cyangwa ikinyoma wari usanzwe uzi, ahubwo wize urebe ukuri nkuko tukubona muri Bibiliya. Ukurebere muri Bibiliya, tukurebere mu gice wari utuyemo nimba utarubizi, ahubwo ukurebere muri Bibiliya. So Bibiliya bigaragaza neza no gukiranuka kw'Imana kwashutse. Iri jambo rindi naryo tuvuga duhabwa gukiranuka, ikindi ijuru ni iwacu. Cyo gutuma mu Efeso 2:6 bavuga ngo tuzurana nawe tucazanye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Abakristo ntidukora kugira ngo tubone ijuru, ahubwo dufite ijuru ku bwa Kristo. Nanone kandi agakiza kararinzwe n'Uwiteka. Abakorinto ba 1:8 haravuga ngo ni uzabakomeza kugeza ku mperuka kugira ngo mutabaho umugayo ku munsi w'Umwami Imana. Uvuga ngo nta gutakaza agakiza uwizeye Kristo ari muri we iteka ryose. Eco mukimenye naco ni biri muri Kristo. Kandi bayo wemeye ngo tuzoshoboka wenda twoba tukigatakaza, uvuze ko turi abana b'Imana by'agateganyo. Ibyo nabyo sukuri. Izero kurumenye ico hawe muri Yesu Kristo, nuko turi abana b'Imana iteka ryose. Ngira ngo izo nizo twahawe, ibyo nizo twahawe mu gakiza tukwiriye kumenya. Uwizeye Yesu rero afite ubugingo buhoraho. Kuko natanga imisomo muri Yohana, nanone mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:13 haravuga ngo izo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'Umwana w'Imana, mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Bana mumenye ko muzabugira, mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Izo nizo duhabwa mu gakiza iyo twizeye Yesu Kristo. Rero hari abantu bigisha kumva ngo agakiza ni ubuntu bari kwijuru turabikorera. Nimba agakiza tugakorera, nimba agakiza ari ubuntu ijuru twaba turikorera, byoba byiza uretse agakiza ugakorera rya juru.
gusoma ngo ubwami bw'ijuru buraharanirwa ngo twaranazirigishamo imbaraga weregeye cyane no kugeza none nta zindi imbaraga zivugwa. Yohana yarimo ahamya ibya Kristo, Yesu nawe aje avuga ibyo kuko Yesu yagaza yigisha ubwiwe, yagaza yibwiriza, akabwira abantu ko ari we nzira, akabwira abantu ko ari we bugingo, akabwira abantu ko ari we kuri. Nukuvuga ngo wizeye Kristo abahawe za mbaraga z'Imana cyangwa se imbaraga zimuhesha ijuru. Biranditse neza mu nzandiko z'intumwa barabihishuye, Abaroma 1:6, 1:16 sura. Aravuga ngo ubutumwa bwiza ntibukoze isoni ngo kuko n'imbaraga y'Imana yeshu wizera wese gukizwa. Kandi muri ubwo butumwa ngo nimo harimo gukiranuka kw'Imana. Urumva? Ubutumwa bwiza imbaraga y'Imana, imbaraga z'Imana zesha umuntu gukizwa, n'imbaraga umvaga za mbaraga zesha umuntu ijuru ziri mu butumwa bwiza. Kandi izo mbaraga muri ubwo butumwa harimo no gukiranuka kw'Imana. Kuvuga ngo wizeye Yesu abakijijwe, gukizwa no gukurwa mu kaga, uwizeye Yesu abahawe kwa gukiranuka kw'Imana, niko birivuga. Ubutumwa bwiza ni ubutumwa bwiza ni ikiza Imana yadukoreye Calvary ku musaraba, yankuru kagende bigwa amahanga yose. Ako nako mukazingatiye, ubwo nibwo butumwa bwiza. Cyo bisobanura ubutumwa bwiza ni inkuru nziza mu yandi magambo, good news. Yes, ntabwo ari ibyiza Imana yenda kuzadukorera, ibyo zakwitwa promise. Ariko ubutumwa bwiza si ibyo Imana yavuze izadukorera, sukuja mu bihugu biteye imbere, sukugira amazi akomeye, sukubaka inganda. Ibyo ni byiza ariko si bwo butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni igikorwa cyiza cyabaye, kimwe nuko tuvuga ngo inkuru mbi ni ikintu kiba cyamaze already kuba. None rero icyiza cyabaye nico yakoze ku musaraba, tukagenda tubwira abantu iyo nkuru nziza, kuko wizeye ahabwa ubugingo, abona amahoro, abona gukiranuka kw'Imana. Ibyo ni ibintu bivugwa twahawe muri Kristo. None rero ndatinze, rero ngarutse ngo imbaraga zihesha ijuru nizo zivugwa nizo muri Kristo. Iyo rero twakira agakiza nizo tuba dufite. Agakiza ni kamwe kari mu bice bitatu. Igice cya mbere nizo twakira tumaze gukizwa, igice cya kabiri ni ibivugwa ni bijanye no gukura mu gakiza. Igice cya gatatu nibyo dutegereje ariko gucungwa kw'imibiri. Yes, cyo gutuma nsubira inyuma kugira ngo mvuge kino gice. Ibijanye no gukura mu gakiza ni ukuvuga ni ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ijambo turaryakira rikagenda riduhindura mu ngeso, rigahindura mu ntekerezo zacu, tukagenda tugira zamiri safi, tureka ibibi, dukora ibyiza. None uko tugenda twakira ijambo niko turushaho kugira inyota yo kutangaza injili cyangwa se kuvuga ubutumwa bwiza. Ibyo biri mu buzima bw'uwizera. Nanone kandi guhinduka kuri mu buryo bwinshi. Bibiliya yavuze point zose. Yaravuze ibyingo, ivuga ibyo kurera abana mu rwandiko rw'Abefeso birimo no mu Bakolosayi, ivuga hagati yo gukora abakozi n'abakoresha. Tukore nk'umuntu muri munsi ya supervision, gukora nko akorera shobuja umwami Imana cyangwa se Yesu Kristo, ukora abantu neza mbese mu kazi bakwangaje. Ikazi kavuga iby'abungeri, kababwira kutaragira umukumbi mbese bashaka indamu, ashaka impiya, ibintu bwizo no kudatwaza igitugu. Ibwira abungeri b'amatorero. Igenda ivuga ibintu byinshi. Irazi ikabwira abagore ko bagomba kubana n'abagabo, ikabwira abagabo ko bagomba kubana n'abagore. Irazi ikatubwira ko tugomba kubabarira abanzi bacu, mbese ubuzima bwose bwa minsi yose hose irakora. Ikavuga ukuntu tubwira kugira urukundo, kutitura inaba abantu batugiriye. Ibyo byose biri muri ubwo buzima bwa hano wizera. Ariko si ibyo dukora kugira ngo tweneze agakiza cyangwa se tubone ijuru, ahubwo nizo dukora kubera ko twakijijwe kandi tubashishijwe n'umwuka w'Imana uri muri twe. Cyo cyumvikane neza. So igice cya kabiri cy'agakiza ni ibijanye n'ibyo, ari bwo buzima bwo gukura mu gakiza. Nanone kandi ntidukurira hanze y'ubuntu. Petero yarabivuze neza mu gice cya 3 urwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya 3 umurongo wa 18, ngo nuko mukurire mu buntu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Mukurire mu buntu, bwa buntu bwabakijije, nanone mukurire mu buntu munsi chini ya neema ya Mungu. Icyo ni ikindi kintu tugomba kumva. Urumva rero harimo gukurira mu buntu no kudakurira mu buntu. Kudakurira mu buntu ni inyigisho zindi zikwigisha ugatangira gushaka gukorera ijuru, gushakira ngo uzabone ijuru wowe ubwawe wirwanirira. Urumva ni ugukora kwawe noneho ugiye gukora, urashaka kuzabona ijuru binyuze muri merite. Naho rero gukurira mu buntu urumva ni choice yadukoreye, noneho tugakurira muri cyo, tugakora neza atari kugira ngo tubone ijuru ahubwo kubera ko turaba ijuru. Yes. Rero warusanzwe wibaza ngo se none ubwo twababare dukora ibyaha, oya ahubwo biriya twereka ngo kubera ko twababare ahubwo dukora ibyiza. None se dukora ibyaha ngo tubusage ntibikabeho. Byo si ijambo rirwanya ubuntu, ahubwo ni ijambo rihamya ubuntu. Naho rero wiyumvisa ngo none ubwo nababare reka nkora ibyaha,
mu yandi magambo nuko wari usanzwe wibwira ko gukora kwawe kwiza kuzaguhesha ijuru. Ubwo rero si ubuntu wari wizeye imirimo yawe, ubwo ni ubuyobe. Iyo ni Isilamu muri Christianism. Ihane nico bisobanura kwihana ni metanoia, hindukira yareka. So igice cya gatatu cy'agakiza nico dutegereje ko kuzaboneka kwa Kristo, akaza tukamburwa ino mibiri. Abaroma 8:23 barabihamya neza ngo dutegereje kuzaba abana b'Imana ngo ariko gucungurwa kw'imibiri. So dutegereje igice cya gatatu ariko kuzacungurwa kw'imibiri cyangwa se kuboneka kwa Yesu Kristo. Hano rero bino umwanditsi arimo avugana mu ba Efeso, ibingibi ni bijanye n'ubuzima bw'umuntu wakijijwe. Ni igice cya kabiri cy'agakiza. Urwandiko rwa Efeso rugabanije mu bice bitatu. Igice cya mbere kigaragaza ico twagizwe cyo muri Kristo cyangwa se sano twagizwe ko twungwaga n'Imana. Ari wakoresha nk'ari amagambo mu gice cya mbere yakagaragaza ngo niyo twizeye, tumaze kwizera cyangwa se tumaze kumwiringira, twashizweho umwuka wera nk'ingwate, twashizweho ikashi cyangwa se muhuri, twashizweho ikashi. Ngo abizera bashizweho ikimenyetso ari wo mwuka wera, kikidukiri ni ikashi bakubiswe. Ntabwo umwuka wera azagenda agaruka agenda tuva, no, twakubiswe ni ikashi, twarabihawe burundu. Ikindi kandi hari muri kino igice cya mbere cy'Abefeso, chapitre ya mbere ni ya kabiri ni ya gatatu, ivuga icyo twagizwe muri Kristo cyangwa se relationship yacu na Yesu, uburyo twunzwe n'Imana. Ariho nanone hari ya muri kabiri no kuri gatandatu havuga ngo nuko tuzurana nawe twicazana nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo. Igice cya gatatu no ku murongo wa 12 akavuga ngo mbese reka mparebe gatatu no ku 12 akavuga ngo muri yo nimwo doye gushize bw'amanga kugira ngo twegere Imana dushize ubwo tubeshejwe nuko tumwizeye. Adamu amaze gukora icyaha yahunze Imana. Nukuvuga ngo umuntu ahunga Imana kubera ibibi, habayo separation. Ariko muri Kristo ko turabwirwa ngo nuko twegere, mbese tuzi imbere y'Imana tudafite ubwoba, bitavuye ku gutungana kwacu cyangwa kubera ko ntasha, aho ko Yesu yakoze umurimo akuraho icyaha. No twungwa n'Imana ku bwa Kristo. So kubwirizo ngo muri yo nimwo duherwa ubushizi bw'amanga bwo kwegera Imana. Cyatumye Adamu agira ubwoba niki? Nuko yabonye ko yambukiwe ateye isoni afite ibyaha, bituma atinya ubwiza bw'Imana. Ariko hano ko turabwirwa ngo ku bwa Kristo ngo twakirwa ubushizi bw'amanga, tumwegere dufite ubwoba, tudushize ubwoba. Ubundi Imana uko tubisoma muri Bibiliya nuko tuyumva cyangwa tuyumva mu ntekerezo no mu ijambo, umwana w'umuntu wese yumva Imana ye ritunganye kandi nako kuri. Araco gutuma abantu benshi bagira ubwoba bwo kugaruka kwa Yesu Kristo, bakavuga ngo se tuzajahe. Ariko hano haratwereka ngo muri Yesu twahabwa ubushizi bw'amanga kugira ngo twegere Imana dushize ubwoba. Ico gice cya mbere goza cya gatatu cy'Abefeso hagaragaza ico twagizwe muri Kristo. Igice cya kane n'icya gatanu niho avuga amagambo y'ubuzima bw'uwizera. Niho avuga kuko mwebwe ngo abatizera imibiri yabo ngo bahaye ubusambanyi, none akavuga ngo ariko mwebwe ntimwizeye Kristo mutyo. Akavuga ngo wibaga ntakongere kwiba, ahubwo akoreshe amaboko ye kugira ngo abone icyo afasha abandi bantu. Akavuga ngo nti mbese umuntu wese abwizanye ukuri na mugenzi we, akaza akagera avugiraga iby'abagabo n'abagore, uyu bakwiriye gukunda abagore babo ko Kristo yakunze itorero, n'uburyo tugomba kurera abana neza amagambo kayo. Izo zose no kubabarira abanzi bacu, kuko tugize ico dupfa n'umuntu ngo tubabarane kuko Kristo yatubabariye. Si ibyo dukora kugira ngo tubone ijuru. Si nkunda umugore wanje kugira ngo mbone ijuru, ahubwo nkwiye kumukunda kubera ko ndi wa Kristo, ndi mu mwuka w'Imana, ndi uw'ijuru. Ntabwo ndera abana banje neza n'urukundo kugira ngo mbone ijuru, ahubwo ngomba kubarira neza kubera ko ndi uw'ijuru. Uw'ijuru nyine akagira urugo rukamera neza. Ntabwo mbwirwa kubabarira abanzi banje kugira ngo mbabarirwe n'Imana, ahubwo mbwirwa kubabarira kubera kuko naje nababariye kubw'ubuntu bw'Imana. Ntabwo mbwirwa kugira ngo ndeke kwiba kugira ngo uzobone ijuru, kuko ndetse kwiba nkareka niki tizompesha ijuru. Uzaja mu ijuru mu wera ukiranutse uzira inenge mu maso y'Imana, kandi urugo rwego umuntu ntiyarugeraho. Ahubwo turabwirwa ngo tureke kwiba kubera icyo twabaye, nuko wibaga ntakongere kwiba. Ntabwo tubwirwa ngo tureke gusambana kugira ngo tuzemerwe n'Imana tubone ijuru. Ijuru tiriva mu kiguzi cy'umuntu cyangwa comportement yawe, ingeso nziza. Ahubwo turabwirwa ngo tureke ubusambanyi cyangwa twirinde ubusambanyi cyangwa twitandukanye n'ubusambanyi, kubera kuko turi abana b'Imana, twaguzwe amaraso y'igiciro tukaba aba Kristo. Ibyo nibyo biri mu gice cya kabiri cyo muno rwandiko rw'Abefeso. Muno gice cya gatatu cyano rwandiko rw'Abefeso havuga guhagarara mu butware bwa Kristo.
ntabwo hatubwira ngo turwane kuko abantu benshi bazabyigisha ngo turwane ngo nukwasiga turwane ngo tutakazakiza no karavuga ngo gusigaye muhagarare mu mbaraga n'ubushobozi bwa Kristo ni uguhagarara mu gutwara mu yandi magambo iyo duhagaze mu nsinzi ya Yesu ntaharwana n'abadayimoni wowe ntiwoza umva akantu niba wagufasha kumva wowe ubwawe ntiworwana na Satani harabazita bavuga ngo none se ngo Satani yagiye muri konje ngo turwane na Satani ngo tureke kurwana wowe ubwawe ntiworwana na Satani tiwo bishobora mwibuka ukuntu Yesu yabwiye Petero muri Luka 22 yaravuze ngo Satani yabansabye kugira ngo abagosore nk'amasaka abagosore ariko nabingingenge nabasabiye kugira ngo kwizera kwa kudacogora kugira ngo kwizera kwa kudaferinga Satani yobagosora we ntiworwana na Satani kandi Yesu ntakirwa rwana na Satani Yesu ntaharwana na Satani cyo naco mucumve tuvuze ngo Yesu ngo turwane na Satani mu izina rya Yesu tuba tuminimije Yesu kuko Yesu ntaharwana na Satani Bibiliya muri Yakobo aravuga abadayimoni bazabahinda umushitsi kubo kumutinya bazabahinda umushitsi none abahinda umushitsi nibo bazana ngo barwane nabo reka makuru Yesu ntaharwana n'abadayimoni yarabatsinze na Satani n'abadayimoni kandi baramutinya nuvuga ngo rero natwe wowe ubwawe nabyo tiwoza ngo urwane na Satani n'abadayimoni tiwo bashobora ni bitagaragara kandi birenze ubwenge bwawe ariko tukabwirwa ngo duhagare mu butware kubera ko Yesu yanesheje duhagare mu butware cyo gutuma bavuga ngo kuko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso si mu rwego rwo ko turarwana nabo nuvuga ni ibitera intekerezo zacu bishatsa kutuyobya Satani ashaka gukoresha uburiganya bwiwe kugira ngo wiyobegume tumenye ubutware ufite muri Kristo nico gituma ni intekerezo zawatera cyo gutuma bavuga nuko tudakirana kugira ngo akuyobye akoresheje uburiganya bwe rero umwanditsi akatureka ko twebwe dukwiye gusobanuka ibyo twahawe tugahagarara mu butware bwa Yesu wanesheje Satani titwa dushaka intsinzi ahubwo duhagaze mu ntsinzi ya Yesu reka ntango urugero rwumvikana n'izindi twari zose avuga ngo twambare kwizera ukiranuka twambare gukiranuka kwizera inkweto amagambo nkayo byose n'ugenda ubisoma kandi ngende mbisoma buke ari naho ndangiriza uragenda usanga yakivugwamo ari Yesu Kristo umwambare twari zose z'umwuka kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani kuko tudakirana Yesu nasomye umukenyero ukuri mwambaye gukiranuka nk'icuma kingira igituza ukuri turabizi ko ari Kristo hanze ya Kristo ibintu byose ni ibinyoma ntabwo ari gukiranuka kwa muntu cyangwa kuri kwa muntu kuzagukiza ni ukuri ko muri Kristo kuyoboka ukuri ari we Kristo iyo twayobose ukuri kwa Kristo cyangwa ijambo rya Kristo binyuranye n'andi madini yose y'ibinyoma tuba dukenyeye ukuri kandi ngo ukiranuka nk'icuma kingira igituza ukiranuka kwa muntu tukogohesha kwemerwa imbere y'Imana ariko ukiranuka twahawe na Yesu n'ubundi niko kuduhesha kwemerwa none dukwiriye kwimenya ko turi abakiranutse bityo rero izo nizo nazo bijana ubuzima bwacu mu kubaho neza ari right living niko ukiranuka kwa kuvugwa ngo mukwete ingwete arizo butumwa bwiza bw'amahoro nta bundi butumwa bwiza tujana ubutumwa bwiza ni good news ni inkuru ziza yabaye Calvary uvuga ngo nizo tugomba kwambara nk'inkweto urumva n'ubundi ni Kristo tugenda twamamaza ngo kandi kigeretse byose ngo mutware kwizera n'ubundi twizera Kristo kandi kwizera dufite gukomoka n'ubundi kuri Kristo Yuda arabivuga ngo kwizera bera bahawe rimwe kugeza iteka ryose uvuga ngo kwizera kuva mu kumva ukuri kw'ijambo ryiza cyangwa se ubutumwa bwiza nibwo buzara right belief cyangwa se kwizera nyakuri iyo atari kwizera nyakuri kwitwa kwizera kw'ibinyoma nanone rero ibyo nureba nizo twambara ni ugusobanuka ibyo twabaye ibyo muri Kristo hakurya ntanga urugero urandangiza niyo kwakunda umusirikare cyangwa polisi azaza mu muhanda akambara azagarika ibimodoka na za rukururana n'ibindi byose bigahagarara niki gitumye bihagaraza barebye ingofero yambaye babona uniform yambaye n'inkweto yambaye bamureba amabona n'umusirikare ni polisi nukuvuga ngo icyo batinye siwe suko afite igituza batinye autorité y'igihugu uvuga ngo ubutware yahawe n'igihugu n'umuhanga arasiuza buhangaye ni leta uzobuteye arahamagara abandi igihugu kigufate ubiruka mugonga cyangwa ukavuga ngo ndamurwanya polisi uvuga ni leta urwanyije kuko wamushize hariya si imbaraga ze n'itegeko ry'igihugu none rero yahagarika ibimodoka n'ibikonvayo n'ibimeze gute abantu bose zigahagarara n'ibikamyo na za rukururana suko rukururane to mugonga ya cyangwa se bitrake birabikamyo byose aho bico bitinye nuko ari polisi natwe rero nuko tubwirwa
Imana kiradukangura kwisobanukirwa n'abo twabaye bo muri Yesu. Nitumara kwimenya abo twabaye muri Yesu, turamenya ko ubwacu tudashoboye Satani, ariko ku bwa Yesu tukamenya ko Satani atakayarwana na Yesu, tukamenya ko muri we dufite ubutware. Kako akundi umusirikare n'umupolisi aza yambara imyambaro y'igihugu, yahagarara yateka bigakunda. Uvuga ngo si bubasha bwe, n'ububasha yatijwe. Yes, aho muhumve. Natwe nuko tuba tumeze. Iyo rero duhagaze mu butware bwa Kristo, nico gituma havuga ngo hasigaye ngo muhagare mu butware bwe. Ngo bisigaye mukomere mu mbaraga n'ubushobozi bwe bwinshi, ubushobozi bwa Yesu bwinshi. Iyo duhagaze rero muri ubwo butware, uko niko tubasha gucecekesha imbaraga z'umwijima za Satani z'abadayimoni n'ibiturwanya n'ibidutera. Uko niko tubona intsinzi cyangwa se victoire iminsi yacu yose. Nuko baza tukamenya isano twagizwebo kuko twunzwe n'Imana tukaba ba Kristo, tukamenya izo tugwibwa z'imibereho si bigura agakiza, ahubwo ni gukurira mu buntu bw'Imana, tukamenya no guhagarara ubutware bwa Kristo twahawe kuko muri we mwo dufitemo kunesha. Urwandiko rwa Efeso ni rugari, ni chapitre zigara kuri 6 ariko ni runini cyane. Tuzakora kiganiro rwo tuvugaho, tuzagenda no tureba no kuzindi no kubindi byanditswe bibafashe. Rero dusobanukirwa agakiza muri ibyo bice bitatu, cyo twahawe muri Kristo, ubuzima bwo gukura mu gakiza dutegereje gushurwa kwa Kristo. Rero iyo tumenye izo ngizo tugenda nk'abatsinzi kandi tukamenya ko turabe iteka ryose. Si bizabindi zo kuvuga ngo Yesu yoza ngo nogenda mu kuwa mbere, ngo yosanga ntarasaba ngo imbabazi ngo se nojahe, wasanga ntaravuga ngo Mana mbabarira, ntaraca kundaraza ako saga agakiza tugafite iminsi yose. Yesu yoza abamwizeye twoja mu ijuru. Kandi umunsi wo kugaruka kwe ntabwo badufite. Ako nako mukazingatiye ariko ndangirizaho. Hari abantu bazavuga ngo mumenye ko Yesu yaravuze wazatunguwe nk'umujura ngo amagambo nkayo ngo bizogenda gute. Abazatungurwa nabatizera. Yes, abazatungurwa nabatizera. Nibo bazabibura iyo baja nabo umunsi utayibwo bakuribo. Ariko kubizera Abatesalonike ba mbere 5:4 haravuga nkuko mwebwe muri abana b'umuco, undi muri abana mwariko mwebwe bene data bakundwa 5:4 undi muri ab'umwijima ngo ahubwo ntimuri yes kamasome neza 5:4 Abatesalonike ba mbere. Ariko mwebwe bene data ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure kumujura. Mwebwe ntimuri mu mwijima ngo umunsi uzabatungure kumujura. Nukuvuga ngo hariyo mu muco no mu mwijima. Mu muco sugukora icyaha cyangwa kutagikora. Mu muco ni muri Kristo. Mu mwijima suko wakoze ibyiza cyangwa bibi. Mu mwijima nuko utarizeye Kristo taravutse bwa kabiri. Habe no guto bakoze ibyaha uri mu mwijima. So mu muco ni muri Kristo, mu mwijima nuko utizera ukuri. Noneho rero abizeye ngo twemwe turi mu mwijima ngo umunsi uzadutungura. Cyo gutuma tuzaja mu ijuru iminsi yose. Cyangwa se tuzaja mu ijuru umunsi wari wose. Cyane nshatse kuvuga umunsi wari wose Kristo yose. Mugira amahoro tuzakomeza.